Yes, ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kugenda mukora subscribe kuri Mugene TV ndetse namwe mudahwema gukanda kuri like igihe nkoze ikiganiro. Ngira ngo mwese muzi ikiganiro ejo natambukije kuri Mugene TV, abenshi muri mwebwe mwaracyumvishe kandi Imana ibaho umugisha ko mwakirebye ndetse mwagisharinze. Uyu mugabo witwa Rutanga rw'amaboko, umwe mu bantu bagikomeye kuri gakondo zabo cyangwa se kuri gakondo nyarwanda, ndakubwira ko aya masaha ubuzima bwe bushobora kuba buri mu kaga, aho biri buze kuba ngombwa ko ashobora no kuba yatabwa muri yombi. Uyu mugabo witwa Rutanga rw'amaboko, nshobora kukubwira ko ubu tuvugana ubuzima bwe bushobora kuba buri mu kaga ndetse ari uwo gusabira sekirite. Nta kindi ari kuzira nuko yatanze igitekerezo cy'uko abona ibintu bitewe na politike we yise mbi. Aravuga ati ntabwo tuzahora dukomera amashyi politike mbi, na cyane ko tuzi politike mbi y'1994 aho yagejeje igihugu, n'aya masaha turacyari mu bikomere. Aravuga ati gukomera amashyi politike mbi nibyo byatumye habaho amakosa yabaye 1994. Ati ntibyari bikwiye ko abanyarwanda tubaho tutiga kugeza ubwo haza ikintu cyose tugakoma mu mashyi. Byagenze gute? Ngire ngo aya masaha imitima y'abanyarwanda cyangwa se abanyarwanda generaloma muri rusange ndetse nawe urimo, ntabwo bishimye, ntibanezerewe namba kubera igikorwa cy'ububwa, kubera igikorwa cy'ubugwari ndetse cy'umutima mubi utarimo namba urukundo cyo guhagarika no kurwanya bimwe mu bikoresho gakondo ari byo byo kunywa byari bifite runini mu muco nyarwanda. Aha niho mpera nca wa mugani bavuga ngo agahugu katagira umuco karacika. Agahugu gasize umuco karasibangana ntigasige ubusibe, niko bavuga. Muri make u Rwanda ruri gucibwa n'abanyamahanga, abo abantu bakunze kwita abavantara. Ariko aho bijya gupfira, benshi batekereza ko cyangwa se hari aburi busange bavuga ngo nyakubahwa perezida adutabare aturenganure, nkaho ntabyazi. Ndakwibutsa iki? Mbisubiremo. Uwo perezida muri kuvuga niwe mastermind, niwe master planner, niwe nyiri mipango ndetse n'abacurabwenge be. Uyu munsi cyangwa se umunsi w'ejo, uwitwa Munyakazi Sadati, uyu ni umwe mu bacurabwenge b'umuryango wa FPR Inkotanyi, ni umwe mu bashoramari bivugwa ko ashobora kuba afite amafaranga menshi. Yanditse anenga tweet cyangwa se zimwe mu majwi ya wa mugabo witwa Rutanga rw'amaboko, ndetse agera ubwo avuga ati nyamuneka ntuze kugushwa mu mutego ngo ube wakwiteranya na politike nziza ya Kagame. Aya ni amagambo y'ubupfu n'ubupfayongo yujuje ubujiji ndetse n'ubuhemu. Uyu Munyakazi cyangwa se n'abandi bantu bose mbonereho kubibutsa ko ku matariki ntibuka neza y'umwaka runaka w'2023, ku itariki zishobora kuba zari 29 cyangwa 30, ku itariki 29 cyangwa 30 z'ukwezi harya ubwo nzera bari mu kwa kangahe? Ni ukwa 9, ni ukwa 8, Mutarama, Gashyantare, Werurwe, Mata, Gicurasi, Kamena, Nyakanga, Kanama, Nzeri, ni ukwa 9. Ku itariki 29 z'ukwa 8 umwaka wa 2022 nibwo isi yose yumvishe post y'umwe mu bakecuru batutse abahutu bose babita imbwa. Bavuga ko abana babo batutsi ngo banyweye amata, ngo ari ibikomerezwa, ari ibitangaza. Ariko se nkwibutse iki? Ndagira ngo nkubwire ko
aba bagabo bari gusakuriza uyu mugabo Rutanga rw'amaboko bamwifuriza gufungwa, nta numwe muri bo wamaganye izo tweet. Yewe nubwo bwabo ubwo buyobozi ntabwo bwigeze buza ngo buhoshe uwo mwuka mubi. Ariko muzi neza ko abantu babyibagiwe. Aya masaha ku mbuga nkoranyambaga mu gihugu cy'u Rwanda, ku mbuga nkoranyambaga mu gihugu cy'u Rwanda ndetse za Twitter n'ahandi, Twitter nizo za YouTube cyangwa se ama Facebook page y'abantu, huzuyeho ikibazo cy'abanyarwanda bari kubabara mu mutima kubera ko bamaze gutezwa ikibazo cyo ko batazongera kunywa kurwagwa. Ariko se mbabaza, Rutanga rw'amaboko mwijunditse, hari n'uwamuciriye umugani n'aya masaha wanyobeye kumenya icyo usobanuye, aravuga ngo indi ijya gucura izindi yiyita nkuru. Uwo mugani ntabwo nzi icyo ushatse kuvuga. Ngo indi zacura izindi yiyita nkuru, uwo mugani usobanuye iki? Ni umugani bari kumucira Rutanga rw'amaboko, umugabo ukomeye kuri gakondo ye. Ndagira ngo nkubwire gatoya, hari abari kwitwaza ko hari abatangiye kuvuga ngo impamvu aba ni bamwe mu nkomamashyi zo kwa Kagame, ni bamwe muri bya bintu nyine bikorera udufaranga twabo. Sinzi niba wenda badukorera, sinzi niba bafite aho bungukira, ariko bari kuvuga ngo izi nzoga z'urwagwa, imisururu ndetse n'ubushera n'ibyo bigage, ngo impamvu biri gucibwa bimaze kugaragara ko bimaze ngo kwica abantu benshi birenze urugero. Bari gutanga urugero nk'Inyabihu, bagatanga urugero Gisagara, bagatanga urugero Gatsibo, ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye mu turere dutandukanye t'u Rwanda nka za Nyamasheke ndetse na Nyamagabe. Bari kuvuga ko buri munsi haboneka imirambo ngo yishwe n'izo nzoga z'urwagwa n'ubwo bushera cyangwa se icyo kigage. Noneho rero igitangaje cyangwa se kiri ko icyo abantu benshi bari guhita bavuga mu gihe abantu bari gutanga izi mpamvu, abantu muri make cyangwa se nawe undeba, tekereza ko kwa Kagame bari kuvuga ngo urwagwa muri Gisagara, muri Gatsibo, muri Nyabihu ndetse na za Nyamasheke na Nyamagabe, ngo hamaze kugaragara raporo y'uko urwagwa n'ubushera bimaze kwica abantu benshi. Ibingibi rero kwa Paul Kagame wanyu ukunda abanyarwanda bikaba bimaze kugaragara nabi kugeza ubwo bafata umwanzuro wo kuvuga bati ibi binyobwa reka tubihagarike. Ariko se mite nkubaza ikibazo, bigenda bite kugira ngo bafunge cyangwa se bahagarike urwagwa? Bigenda bite kugira ngo birukane ubushera? Bigenda bite kugira ngo bamene ikigage? Nyamara hari inzoga yitwa 101 bullet, ni inzoga yitwa isasu ry'ijana na rimwe cyangwa se amasasu 101 yitwa 101 bullet. Inzoga yitwa amasasu 101. Iyi nzoga yagusiga uri muzima? Iyi nzoga yagusiga ku isi uri muzima? Ndahamya ntashidikanya ko mwese mukurikira ibiganiro byanjye nta numwe uri munsi y'imyaka 18 ari urwagwa, ari ubushera, ari umusururu n'iyi nzoga yitwa amasasu 101 niyihe nzoga yica kurusha ikindi? Icyo bari gushinza izi nzoga z'urwagwa, bavuze ngo ikibazo ngo bashyiramo imiyenzi, ngo bashyiramo amatafari kugira ngo zitukure, ngo ndetse bongeramo na za pakimaya. Ariko se nubwo ibyo byose mu bimanukura bidafite ishingiro, kuki mutadutondekera urutonde rukoze inzoga yitwa Noblesse? Inzoga yitwa Noblesse kuki mutaduha urutonde rwa produits zikoze?
aya masaha mu Rwanda hari ikinyobwa cyitwa Ngufu Gin Limited cyangwa se Nguvu, gifite volt 142 42 abanyarwanda mu nyumve, abatanyumva nakazi kanyu, tubwira bumva twebwe. Ukamena ubushera, ukamena umutobe, ukareka ikinyobwa cya volt 42, iyo yitwa Nguvu. Hari ikiyoga numvishe bavuga ngo niba cyitwa ngo iki, impamvu bari gutanga ibi biganda, izi factory cyangwa se zino nganda zitari gufungwa, bari kwitwaza ngo zifite cya kindi cyitwa S-mark. S-mark nekereza ishobora kubitangwa na Rura, nibyo ntabwo mbizi, ni Rura simbizi, ntaza kubeshya, ngewe nzi UNBS ni ibishinzwe nyine ubuziranenge bw'ikintu runaka, cyangwa se bitera stamp amakashe ku kintu cyerekana ko ubuziranenge bwabyo ari nta makemwa. Niba ari Rura simbizi, rero icyo kigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda niba ari Rura, ngo ngizi jini zifite S-mark, icyo kimenyetso cyuko zamaze kugenzurwa na Rura. Ariko rero mbireka mbibiri banga, byose biterwa n'amafaranga, biterwa n'icyo binjirije mu gasanduku kabo. Icyambere, bariya musanga kuri office babatereraho ibyo bikashe, bo ntabwo babinywa. Rero wamuhaye amafaranga, nta cyamubuza kuguterera igistamp, nta cyamubuza kuguterera kashe. Uri kubireba? Ndagira ngo tugende gake. Ikintu cyose gifavoringa Kagame, gifavoringa business za Kagame. Ubwo bamenaga uducuma, ubwo bacaga imiheha y'ibiziranyenzi, bababwiraga ngo iki? Ubwo mu Rwanda bacaga imiheha y'ibiziranyenzi, babagiraga iyihe nama? Bababwiraga ko ari impamvu ki? Nibwo bacaga ikintu cyo gusangira, bazana uduheha twa plastique. Ariko se muzi neza nyiri uruganda, tuveyo, baca uducuma, bazanye uducupa tw'imbutabuta, babatoza ubuzima bwa gisirimu. Ariko nimwamenya ko biri kubakungurira bibazanira igihe cy'inzara, muraza kubyumva byanga byakunda. Baca uducuma, ubu biranagoye kuba umuntu yagusangana uruyuzi rw'ibicuma, ndetse no mu turere tumwe na tumwe uzisanga agacuma ari imboneka rimwe. Igitangaje, umbere umutangabuhamya, aba bantu biyita abakire, bano bantu biyita abayobozi, iwe mu rugo abafite agacuma agomba kunyweramo urwagwa. Noneho n'igitangaje, ibi biyobozi iyo kigiye gusura iwabo mu ntara, kigenda kibaza ngo nta kagwa ka bitoki muheruka. Kubera iki? Bahaze gaz, bahaze ibifuro bya bibyeri n'ibyo bintu bita bawisiki. Basubira iwabo mu byaro babaza ngo nta kagwa muherutse, ntimuherutse kwenga. Abenshi muri mwe murabizi neza ibyo mvuga. Iyo mugiye iwanyu mu ntara mugenda mubaza munase ngo nta hantu mwambonera kagwa keza, none karava hehe? N'abagerageza kukarwanira murimo mubagerekaho amakesi y'inyangarwanda, kugeza ubwo muvuga ngo uyu mugabo igitangaje gituma bamwihaye uyu rutanga rw'amaboko, ngo ni ukubera ko content ye cyangwa se audio ye yagarutsweho cyane nabo bita ibigarashi inyangarwanda. Ngo kubera ko bamukomeye amashyi bakamwita umugabo, kandi burya umugabo uzashima umugabo abikwiye, uzakomera amashyi umugabo ubikwiye, uzaha induru imbwa ibikwiye, uzavugiriza induru imbwa ibikwiye.
uyu mugabo witwa Rutanga rw'amaboko icyo bamuziza nuko audio ye yashimwe na bantu bavuga ibitagenda neza mu Rwanda cyane, ngo ntabwo ari bo, ngo kuko batayishimye ubwo ngo nawe arimo aratandukira. Ntibiri buze kugutungura niba tangira kumutuka, ntibiri buze kugutungura uyu mugabo witwa Rutanga rw'amaboko agarutse avuguruza ibyo yari yavuze, akagoraguza uburyo ari bubihengure, agaragaza ko yakoze amakosa nyamara nta kosa yakoze, kubera ko audio yatanze yashimwe atari speech ya Kagame. Bamututse, bamwita amazina, batangira kumucana ya migani nkubwira ngo bavuze ngo indi zacura izindi yiyita nkuru. Uri kunyumva neza? Bari kukubaza, ndagira ngo mbaza abantu, aya masaha dukoze icyegeranyo cy'abantu bamaze kwicwa ndetse n'abamugajwe n'inzoga hagati y'urwagwa ndetse n'iki kintu cyitwa gin cyangwa se ibyo mwita amawisiki, ndavuga ibyuma, abamaze gupfa ari benshi n'ibandi. Tekereza ko kugira ngo umenye ko iki kintu kibabaje abanyarwanda, kandi ibi byose barabikora, ibi byose iyo mubikora mukabona baracecetse mutekereza ko birangiriye aho, baba batereka umujinya, baba bongera agahinda ku kandi. Tekereza aho bavuga ngo uyu munsi muri kumena urwagwa nyamara amakampuni akora ibyo bya nguvu ariyongera uko bwije nuko bukeye, akora ibyo bya Nobolis, akora ibyo bya 101 bullet, inzoga yitwa amasasi 101. Iyi nzoga ntiwarokoka inzoga yitwa amasasi 101 ndi imbere y'Imana, gusa wayirokoka kuri iki 101 bullet cyangwa 101 amasasi 101 ni inzoga. Ibaza inzoga yitwa gutyo. Munyakazi Sadati rero yifatiye mugenzi we ku gahanga, amuvuga ibyo yifuza byose, ariko icyantunguye kandi cyananshimishije nanakubwira, muri comment zirenga 130 zose uretse comment ebyiri ntekereza, izi ebyiri zonyine nizo zitari kubatuka, nizo zitari gusaba ko bafunga ibintu byitwa gin, nizo zonyine comment nk'izi. Ubwo ndavugamo post ya Munyakazi yihaye kwibasira uriya mugabo Rutanga, ndetse n'ikindi kintu sinzi amazina yacyo ngo niba cyitwa nde, kiriko gikomera amashyi kwa Kagame. Rero ndagira mbibutse ko ntabwo ari ko bizahora. Abanyarwanda bazabona ukwishyira ukizana, abanyarwanda bazarenganurwa, ubyangu ubyemere. Urakoze kubanye nanjye, tubonane mu kanya. Hagira ibihe byiza.